Hello bakunzi banjye nawe TV mumeze mute aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu ntara zose z'igihugu, aho muri kudukurikiranira hose mumeze mute. Reka nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, ariko ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe by'umwihariko uyu munsi, namwe kandi mugiye kuyikora kubera ko ndabizi neza ko iri ni isomo buri muntu wese akeneye kugira ngo avane ubuzima bwe aho ari uyu munsi agire ahantu abugeza. Kandi ndabizi neza ko muteye comment mukadushyigikira mu like musharinga n'inshuti zanyu, natwe turabibona kandi tubona ko no kugira ngo natwe dukomeze dukore byiza kurushaho, ariko namwe mudutera imbaraga kuko niyo dusharinga aya masomo natwe ni igihe kiza cyo kwiga. So ndabashimiye cyane rero abantu mwese mwiyongereye ku muryango mugari wanje nawe TV, ndabizi neza ko ari iby'agaciro kandi ntago tuzabatenguha. Uyu munsi rero nifite isomo rigira riti wicika iki, wicika intege, wicika intege. Impamvu ari isomo rya wicika intege ni ukubera ko nanjye hari ubuzima nabayemo byari binsabye ko ncika intege, nendaga gucika intege ibintu nkabivamo. Hari agapira twajyaga twambara abantu twabanye muri Rwamagana murabizi, kanditseho turagana heza. Hari igihe buri ibintu babivuga babikerenze ukagira ngo sibyo, ariko buri aba ari byo. Turagana heza. Ibintu cyasabaga byonyine ni icyizere, kwizera ko tugana heza koko. Ariko sugira ngo ntihari benshi bacitse intege kubera ko aho heza batabashaga kuhabona. Kandi buriya ikintu kibi kibaho n'iki, buriya future ahazaza, ikibazo duhura nacyo nuko tudapfa kuhabona. Buriya nicyo kibazo. Abantu benshi turebera ahazaza mu mboni z'ahahise gusa. Kubera ko hari umuntu wabayeho gutya, byagenda gutya, bikagenda gutya, ubwo nanjye meze gutya bishobora kuzagenda kuriya. Ariko reka nkubwire ngo turagana heza. Hari igihe imbere ni heza, byanze bikunze imbere ni heza, nubasha gukora neza ibyo ukwiye gukora uyu munsi. Ako kantu tukumve neza. Imbere, iyo nteruro nyandike. Imbere ni heza, ariko urasabwa gukora neza uyu munsi. No kuvuga ngo imbere ni heza, imbere ni future, ariko hagirwamo uruhare na hehe n'uyu munsi. Ntabwo wagira imbere heza udafite uyu munsi heza. Niba ushaka kuzagira ubuzima bwiza umwaka utaha, uyu mwaka uri kubutegura. Wabyumvise? No kuvuga ngo uyu munsi haduha ejo. Uyu munsi rero, uyu munsi yari habi, n'ejo bigenda gute? Haba habi. Uyu munsi yari heza, n'ejo haba heza. Ariko uyu munsi ntihagomba kuba heza, ahubwo uri gukora uyu munsi kigira ingaruka muri ejo hazaza. Niyo mpamvu rero udakwiye kwiheba, kubera ko uyu munsi, today, tomorrow, ejo, hano harimo ibintu byinshi. Today is preparation. Turi gutegura. Tomorrow it is maybe enjoying, ni ukwishimira ibyo twateguye. Maybe it is harvesting, celebration,
guserebura ibyo twagezeho. Rero dore isomo nyamukuru ry'uyu munsi aho rizingiye naha preparation, kwitegura, imyitozo iravuna. Abantu se ntibitegura umwaka wose bagakina umunsi umwe? Uzi impamvu se? Ni ukugira ngo bazakine neza 100%, bakine neza umukino bifuza gukina. Dore rero twebwe ikibazo tugira, iyo dufashe intego yacu runaka dushaka kugeraho, twiyibagiza ko mu itangira ryayo hazazamo ibibazo byinshi bitandukanye. Ni hahandi uzagera mu kazi utarakamenyera, ukabona bararara bakwirukanye. Hari abantu bahita bagira ubwoba bagahita basezera bakiruka bakavamo. Ugiye mu mushinga wo guhinga umwaka wa mbere, urahinze ugezemo hagati kubera ko utaruzi umuti wo gusiga wo gutera mu bihingwa byawe, birapfuye, uhise ubivamo uragiye. Icyo gihe ubutsindiwe hehe? Muri preparation. Niba uhinze, ubuzima bwacu dore bumeze nk'igiti, reka twashyuminge ko yari imizi. Iki ni igiti, aya ni amababi, amashami. Twebwe rero dore ikibazo ahantu duhurira nacyo. Ubuzima ahantu dutangirira ni hehe? Itangiriro. Iyo turi mu itangiriro nta muntu uba utureba, nta nubwo tuba tuzi ibizava mu mishinga turi gukora. Hari igihe rero utangira kwiheba ahangaha. Nk'igihe nari ntangiye ishuri numva nshaka kuba umunyeshuri mwiza ariko bikananira. Ahangaha nta muntu uba ureba icyo uri gukora, nta muntu uba ureba viziyo yawe. Ni nk'urubuto ruteye hehe? Ruri munsi y'ubutaka, wahambye munsi y'ubutaka. Niba ari ikibuto cyavuka, waragihambye, nta muntu uzi kirimo, uwo murima nta muntu uzi kizeramo, bakandagira hejuru, bakirirwa bakuribata. Kubera iki? Ntago bazi kizakuvamo. Ariko utangira kugera igihe ukazamuka, ugatangira kuba igiti. Hari igihe nabwo batamenya icyo ari cyo, uzavamo iki? Icyo giti ni bwoko ki? Ahangaha ntago bakumenya. Ushobora kugera nawe ukagera mu mababi, nabwo ntawe ukumenya. Kubera iki? Uri ibintu bisanzwe, nta kintu urageraho na kimwe, uragerageza kwerekana ibyo ushoboye ariko nta muntu ubibona. Kubera iki? Hari abandi wenda babikora neza kukurusha. Njye nakubwiza ukuri ko hari igihe nageze mu ishuri nkavuga se ibi bintu bizabishobora, ariko hari igihe cyageze mbo umunyeshuri mwiza wifuzwa na buri mwarimu wese. Kwiga nubwo byantwaye igihe kirekire, ariko ndangije mbonye akazi, ntangiye kubona amafaranga, nabonye ko bya bindi nakoreye, cya giti nateraga cyaje kubyara iki? Imbuto. Cyaje kubyara imbuto. Akazi, communication nziza, igiti cyabyaye iki? Imbuto. Nawe rero mu buzima bwawe gerageza niba uri hahantu twavuze muri preparation, wihanganire icyo twakwita nka challenges. Uzahuriramo na challenges, imbogamizi. Hari imbogamizi ziza iyo urimo uratangira ikintu icyo ari cyo cyose, hari challenges zizamo. Ahangaha ni hahandi uba uri umunyeshuri ugasanga ntabwo uri umuhanga, ugasanga hari abana benshi bakurusha ibintu, bana bakerebutse cyane. Wagera mu kazi ugasanga nturi kugakora neza. Kubera iki? Ntumenyereye kubyuka karujya ku kazi, ariko boss arashaka ko ugomba kuba wahageze sangahe? Saa 1 cyangwa saa 2, ariko ntabwo bimenyereye. Ahangaha ushobora guhura n'imbogamizi, ukaniheba ukavuga ati aka kazi nzagashobora, ndakazi ubundi cyangwa. Ibi ngibi bibaho.
ugase ushobora kugera ku kazi ugasanga barya ibiryo utari umenyereye kurya bikakugora. Niba uri umunyeshuri ushobora kujya kuri kaminuza wari umenyereye kurya ibiryo papa na mama bahashye, ugatangira kwibana, ugatangira kugira challenges zo guteka. Ntimuzi se abantu bagera kuri kaminuza bamara umwaka umwe bakabivamo? Ntago aba ari uko bigoranye kurusha abandi, ahubwo nuko bo bananiwe kwihanganira imbogamizi ziba mu kintu. Kandi dore ikintu kigorane kimwe, nuko wowe yuhuye n'ibibazo mu kintu runaka, hari igihe ugira ngo ni wowe uri guhura n'ibibazo gusa. Oya, everyone else is fighting also. Aka kantu, everyone else is fighting also. Nukuvuga ngo buri muntu wese nawe agwanya urugamba. Ntukayugira ngo rero uri wenyine mu rugamba. Oya, buri muntu wese agwanya urugamba utazi. Hari igihe wowe challenge ujya muri business, challenge akaba ari uguhura n'abakiriya. Undi yajya muri business, challenge akaba ari ukubona igishoro. Kubera ko afite abakiriya, don't think ko ibintu yabigezeho. Oya, hari igihe nawe arimo aragwana no gushaka igishoro. Yakibona, hari igihe arimo aragwana no gushaka ubumenyi. Cyenda byibuka hari igihe necaraga mu ishuri nkavuga se why me? Ariko ntarinzi neza ko abantu bose batari kuba ba mbere. Abantu bose ntago barabahanga. Byanze bikunze bari bafite ibibazo byabo nabo bari kugwana nabyo. Numara gutekereza rero ko buri muntu wese haba hari urugamba ari kugwana nabwo. Uzatekereza, uzabaza umuntu mukuru kukuruta wumve, nabo bagifite imbogamizi ahura nazo, ahanganye nazo. So don't think rero ko kubera ko we waciye mu bibazo, ubona hari utuntu twinshi tukubangamiye, ubona hari ibintu ukwiye gukemura, don't think you are fighting alone. Everyone is in a battle. Everyone is in a battle. Everyone is in a battle mu rugamba. Rero wicika intege, ahubwo emera urugamba urucemo, kubera ko ari rwo ruzakugeza hehe? Ku ntsinzi. Hari abantu njya mbwira yo umuntu anciye akambwira ati mwana ati ibibazo bimereye nabi cyane. Hari inama njya nkunda guha abantu. Reka nkwereke hano. Hari inama njya nkunda guha abantu. Iyo bambwiye ngo challenge ngo zimereye nabi, ngo yewe ngo uzikuntu ngo ibintu bimeze nabi cyane. Ndababwira ati okay, ibintu bimeze nabi cyane. Ati okay, sawa noneho. Ariko reka nkubwire ngo who is a hero? Who is a hero? Intwari nindi? Igisubizo, intwari nindi? Who is a hero? Intwari ninde? Intwari ni umuntu warwanye cyane. Hardest battle. Intwari ni umuntu waciye mu rugamba rukomeye. Umuntu waciye mu rugamba rukomeye niwe ntwari. Nawe rero niba uzi ko ubuzima bwawe ari urugamba uri gufighting kugira ngo ubeho neza, menya ko uko ubuzima bugukomereye cyane uyu munsi, nubasha kwihangana ugahatana ugakomeza, ntiwihebe ngo wumve ucitse intege ngo bivemo, ugiye kuba iki? Intwari. Ugiye kuba intwari, kuko intwari ni yarwanya urugamba rukomeye. Ntago intwari yari yarwanya urugamba ubwo ari rwo rwose. Uzi ariko kuva mu muryango utarizi, nta muntu n'umwe wize. Waravaga ku ishuri papa wawe atagufasha homework, mama wawe atagufasha homework,
mu kiruhuko utajya kwa anko ngo bakwigishe cyangwa kwa anti, nta mukuru wawe nta murumuna wawe bize ngo bagufashe, warangiza ukiga bikugoye ariko ukabona ubivuyemo, ubwo ntubibaye intwari koko? Uzi kuba papa wawe na mama wawe nta kazi bigeze babona uretse ibiyede, guterura iki, gufurira, gukora ibintu nk'ibyo gusa. Umunsi umwe ukicara mu biro, ubutwari buruta ubwo ni ubuhe? Imagine, tekereza, reba kuri background yawe, reba, urasanga icya mbere education, ushobora kureba ugasanga mu muryango wawe nta muntu wize urimo, nta muntu wari bugufashe kwiga. Icya kabiri, nta business, mu muryango wawe nta muntu wigeze ashinga business n'umurimo. Can you imagine? Ntawe. Ugasanga mu muryango wawe, sorry guys, iki ni cya gatatu, ugasanga mu muryango wawe nta muntu wigeze abona akazi kari professional. Ntawe. Ariko noneho wowe urafightinga, ugomba kwiga education, ugomba kwiga ugakura ukamenya, ukagira ubumenyi. Usanga ni wowe uvuyemo. Usanga nta muntu wigeze agira business ariko wowe urayigize. Nta muntu wigeze wicara mu biro ngo wumve ngo afite akazi, urakabonye. Urumva utabaye intwari? Ibi rero nibyo bikugira iki? Intwari. Ariko kugira ngo bicemo biragora. Abandi bariheba. Hari ahantu bahita bavuga ngo ni karande z'umuryango, ati boze ataha kwa runaka, ati byo si ibintu byacu. Hari bahita bavuga ngo ibyo si ibintu byacu, bakaba bivuyemo barekeye aho bakubisa hasi barirukanze. Reka nkubwire ngo gabanya kwiheba, ntibumve ko bidashoboka. Byanze bikunze buri muntu wese, buri famille yose ubona yateye imbere. Hari igihe abantu benshi baturuka mu miryango nkatwe, hari igihe ari twe tuba tuvuyemo, hari igihe ari twe tuba tuvuyemo, akaba ari wowe wize wa mbere, akaba ari wowe ubonye akazi bwa mbere, akaba ari wowe ushinze business ya mbere, akaba ari wowe ushatse umugore ukagira mariage bwa mbere. Ibintu byose bikaba ngombwa kubera isitimu cyangwa urumuri rw'abagusigaye inyuma bose. Bikaba ngombwa ko bari umuntu wawe batiza ari wowe ugomba kubajyana mu ishuri. Bikaba ngombwa ko abagize amahirwe bakabura akazi ari wowe ugomba kukabashakira, mukabaha igishoro. Ibyo ngibyo bibaho. Ariko menya ngo ibyo bikugira intwari. Duharanire mu buzima bwacu kwirinda kwiheba, kuko tumaze kubona ko umuntu urwanya urugamba rukomeye, urugamba, umuntu urwanya urugamba rukomeye ahinduka iki? Intwari. Nawe uyu munsi rero urugamba uri kugwana rushobora kuba ari rwo rugiye kukugira intwari, rushobora kuba ari rwo rugiye kukugira umuntu ukomeye. Ibyo bintu ntabwo umuntu utabyifuza. Reka kwiheba rero, intsinzi iri hafi. Reka kwiheba, intsinzi iri hafi. Ndabyibuka ndi mu ishuri meze nabi rwose, ewana numva nihebye, ibintu bitanyoroheye, nenda kurivamo. Ariko nibuka ko urugamba rwiza n'urugamba
rukomeye nibwo rukugira iki? Intwari. So my dear friend, ndagushimiye aho uri hose, kora subscribe. Kora iki? Subscribe kugira ngo dukomeze kubana kuri Njye Nawe TV. Ndagushimiye kuba waremeye kuba muri uyu muryango wacu. Urakoze cyane.